Natacha Kampusch. Natacha Kampusch ni umwana w'umukobwa w'umunya-Autrichekazi waburiwe irengero ku myaka 10 gusa ubwo yari mu nzira ajya ku ishuri. Kuri polisi muri Autriche hari akavuyo kenshi bagerageza gushakisha uburyo uwo mwana w'umukobwa yaboneka. Ibinyamakuru byo mu Budage ndetse no muri Autriche nta yindi nkuru yavugwaga. Ku muryango ho byaragahinda gakomeye. Mama wa Natacha Kampusch ndetse na papa we ntago babyumvishaga uburyo umwana wabo w'umukobwa w'imyaka 10 aburiwe irengero kandi yaragiye ku ishuri. Byaravuzwe, amatangazo aratangwa ku ishuri, bakoresha uko bashoboye, bakoresha ibiganiro, bakoresha amanama, abaturanyi, imiryango, ibihugu, abarinda uburenganzira bw'abana, bose bakoresheje uko bashoboye kose kugira ngo Natacha Kampusch aboneke. Gusa imyaka yaragiye iba myinshi, icyizere kigenda gitakara mu bantu. AFFAIRE Natacha Kampusch muri polisi amadosiye baba bayabitse, umuryango utangira kubyakira, ahubwo benshi icyo basabaga nuko byibura umurambo we waboneka. Gusa mu bihumbi 2006 nibwo hongeye kumvikana AFFAIRE Natacha Kampusch. Natacha Kampusch yavutse tariki 17 z'ukwezi kwa kabiri 1988. Avukira mu gihugu cya Autriche hafi y'umujyi wa Vienne. Yari umukobwa wa Ludwig Koch ndetse na Brigitta Kampusch. Hari ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatatu 1998. Natacha Kampusch w'imyaka 10 yarimo yitegura mu gitondo ngo ajye ku ishuri. Gusa muri uwo mugoroba yari yarakaranyije na mama we bitewe nuko papa we yamutahanye bwije. Gusa mama we yakundaga kumubwira ko atari byiza ko yazajya ajya kwiga babaye, ko hari igihe yazagenda babaye ntibongere kubona umwanya wo kwiyunga. Gusa muri icyo gitondo koko Natacha Kampusch yagiye ku ishuri ababaye, arakaranyije na mama we. Ntabwo yigeze anamusezera, ahitamo no kwijyana, dore ko bwari nubwo bwa mbere Natacha Kampusch yari yijyanye ku ishuri, agenda n'amaguru. Ntabwo hari kure. Igihe yari mu nzira ajya ku ishuri nibwo yabonye umugabo wari iruhande rw'imodoka y'umweru. We yumvaga afite ubwoba, gusa ntabwo yabyitayeho. Yanatekereje kuba yahindura uruhande yagenderagamo, ariko akomeza inzira ye. Nuko yakomeje asatira uwo mugabo, yumvaga ko nta kintu ashobora kumutwara. Gusa yaribeshyaga cyane kuko igihe yari amugeze uruhande yaramusimbukiye, aramufata amujugunya mu modoka ye inyuma niyo kamyoneti y'umweru yari afite, nuko arafunga aragenda. Natacha Kampusch ntabwo yari azi iyo ajya, yaratatse ntawamwumvishe, yumvaga imodoka igenda gusa. Yitwa Wolfgang Pikiropire, umugabo w'imyaka 36 y'amavuko, akaba ari we washimuse uwo mwana w'umukobwa w'imyaka 10 Natacha Kampusch. Yabaga wenyine ahitwa Joli Pavillon iruhande rw'umujyi wa Vienne mu gihugu cya Autriche. Niho yajyanye uwo mwana muri kave y'inzu ye, yari amaze amezi menshi ahategura mu ibanga. Iyo kave yari mu igaraje rye. Natacha Kampusch yongeye kwibona ari mu mwijima muri iyo kave. Nko mu minota mike uwo muhemu acana amatara, hanyuma aba yigendeye. Natacha Kampusch ati, mw'icyo gihe muri iyo kave nari mfungiyemo niyumvaga nk'umunyantege nkeya. Narariraga cyane, nkarirana agahinda n'umujinya kuko ntacyo nashoboraga gukora. Aho hantu hari hato cyane, hari ventilateri niyo yashoboraga kuzana umwuka wo guhumeka. Gusa mu gihe gito kwihanganira urusaku rw'iyo ventilateri byarananiye, byarankangaga cyane, nkumva mbuza amahoro, nkumva binteye ubwoba cyane.
Iperereza ryarakomeje, gusa iminsi yarashize, ibyumweru birashira ndetse n'amezi arashira bigera no mu mwaka. N'icyo gihe muri polisi batangiye gutakaza icyizere cy'uko umwana yazanaboneka akiri muzima. Ku muryango byari bigoye, bari batangiye gutangira kwiyakira, bibwira ko batazongera kubona na rimwe umwana wabo Natacha Kampusch. Ku ishuri byari ibibazo, inshuti, umuryango, kuri bo byari ibibazo bikomeye. Nyuma y'amezi 6 nibwo Natacha Kampusch yemerewe koga no gushyushya aho yari afungiye mu gihe wenda haba hari ubukonje. Nibwo bwa mbere yari asohotse, gusa mu gihe gito yarongeye asubizwa muri kasho ye. Hari agatelefone Wolfgang yari yarinstaye mu iyo kasho, nibwo buryo bwonyine Natacha Kampusch yari afite bwo gukominikana n'uwo muhemu. Wolfgang yakomezaga kumubwira ko umuryango wamwanze, ko n'ubundi utari umukeneye, ko iyo uza kuba umukeneye koko bari kuba baramuhamagaye wenda ngo banamupropose kuba bamuha amafaranga. Mu gihe cy'imyaka 2 Natacha Kampusch yari amaze gutandukana n'isi neza neza. Nta burenganzira yari afite bwo kuba yasohoka cyangwa wenda ngasome ibinyamakuru cyangwa ngo yumve radio na televiziyo. Nta kintu na kimwe yari azi ku isi yo hanze. Gusa nyuma yaje kwemererwa gusoma ibinyamakuru, ariko Wolfgang yamaze kubisoma mbere, nyuma akabijugunya muri puberi. Urwo rugo hari mu bwigunge bukabije. Nta muntu wageraga muri urwo rugo usibye nyina w'uwo mugabo Wolfgang. Nabwo yahageraga ari uko aje gukora amasuku cyangwa azanye amafunguro rimwe na rimwe. Hakongera kugera umugabo wakoranaga n'uwo Wolfgang, ariko nawe yahageraga nka 2 mu mwaka gusa. Abo bose bahageraga nta wari uzi ko hafungiyemo umuntu. Mu mwaka wa 2000 nibwo Natacha Kampusch yujuje imyaka 12. Uwari waramushimuse Wolfgang imyitwarire yatangiye guhinduka. Atangira kujya amukubita, yamukubitaga kenshi kandi anamuhora ubusa, anamukoresha uburetwa, amutegeka gukuba igikoni n'iyindi mirimo ivunanye. Imyaka yarakomeje irahita. Bigejeje mu 2002 ubwo Natacha Kampusch yari yujuje imyaka 14, yahawe uburenganzira bwo kujya arara mu nzu hejuru. Natacha Kampusch ati, nararanaga nawe, gusa nari mfite ibikomere byinshi byari mu mugongo, nararaga ntonekara, narababaraga cyane, byari bisebe bibisi, kandi ntabwo nari mfite n'uburenganzira bwo kuba nataka. Gake gake yashoboraga gutembera akagera no muri jaride, ariko akajyayo ari ninjoro gusa atanamuvanaho ijisho. Natacha Kampusch ati, nahoraga nambaye ubusa iyo najyaga muri jaride. Yangaga ko nambara umwenda w'imbere. Kuri we yumvaga ko wenda ntashobora gutoroka nambaye ubusa, kandi koko ntiyibeshyaga. Numvaga nta hantu najya meze guri. Yamutegekaga guhorana maske mu mutwe kugira ngo hatazagira n'agasatsi ke na kamwe gacaracara aho ngaho bikaba byatuma bamufata. Yaramucungaga cyane ijisho ku jisho, gusa nyuma byaje kurangira amusabye gukata umusatsi we wose akawogosha, kandi ngo ubwo akajya bisubiramo igihe cyose agiye muri dushe. Iyo Natacha Kampusch yabaga yibutse umuryango we byamuteraga agahinda, akarira cyane. Ubwo yahitaga amusubiza muri ya kave, akamubwira ko nta wundi muryango agira, ko umuryango we utamukeneye, ko ari we muryango we wenyine, ko ari we ngo wamwiremeye. Wolfgang yari ategereje ko azamubera umugore wo kumukorera icyo yifuza icyo ari cyo cyose. Yamubwiraga ko ari nk'umwami we akaba ari umushakara. Yakundaga no kumufata amashusho yambaye ubusa. Yagerageza kubyanga, akamuha igihano cyo kumwima ibyo kurya. Hari n'amashusho yamufataga mu minsi mikuru nka Pasika, isabukuru y'amavuko ndetse na Noheli. Yanamuzaniraga impano akamutegeka kuzifungura kandi yishimye. Natacha Kampusch ati, hari ubwo yigeze kunsaba ko namutunganyiriza keke narayitunganyije, gusa ntabwo yigeze ayikunda. Ararakara cyane
yongera kumpa igihano cyo kunsubiza muri ya kaje. Maramo iminsi 2. Icyo gihe yampaye agakapu ka karoti ngo abe arizo nzajya ndya. Mu bintu yajyaga nkorera hari icyo ntazibagirwa cyambabazaga cyane kurusha ibindi, ni igihe yamfataga akanyambika ubusa, hanyuma agafungura umuryango bwije akajya agenda nsunika anoneka muri bya bikomere nari mfite, ambwira ngo ngahiruka turebe, ngo ngahiruka maze ndeba aho ugera. Icyo gihe nabaga mfite isoni n'agahinda n'amarira, no gutera intambwe imwe byarananiraga. Akambwira ati reba, isi yo hanze ntabwo igushaka, iwawe naha, aha niho ugomba kuba honyine. Wolfgang yashyiraga Natacha Kampusch muri gahunda ze zo kubaka. Yari afite gahunda yo kongera kubaka iyindi etaje hejuru y'iyo nzu, akamutegeka ko amufasha kubaka, akamwikoreza imifuka ya sima ndetse n'ibindi bikoresho biremereye cyane. Niyo yamusabaga igikoresho ntacyumve neza cyangwa se akibeshya, yaramukubitaga cyane. Natacha Kampusch hari ikaye yari afite yandikagamo inshuro yakubitwaga, zageraga muri 200 mu cyumweru. Umunsi umwe Natacha Kampusch ubwo yari muri ya kasho ye, yari arimo yumva radiyo, agiye kumva yumva bavuza izina rye. Hari umwanditsi w'ibitabo wakundaga kwandika ku bantu baburiwe irengero, yavuze kuri AFFAIRE Natacha Kampusch, avuga ku buryo habuze n'umurambo we cyangwa n'ikimenyetso na kimwe. Natacha Kampusch akimara kubyumva ashengurwa cyane nuko adafite n'uburyo bwo kuba yatakira isi ko akiri muzima. Nibwo yahise yibwira ko bitazakunda gukomeza kubaho gutyo. Icyo gihe Natacha Kampusch yiyumvishemo kurambirwa gukomeza kubaho muri ubwo buzima. Yari yaragerageje inshuro nyinshi kwiyahura, anywa ibinini ndetse anikata imitsi y'intoki, ariko bikanga. Icyo gihe yarongera arabitekereza, acana ibintu byashoboraga kumubuza umwuka aho yari ifungiranye muri kave. Nyuma agira nk'ubwoba, atangira gusa nk'ubizimya, gusa umwotsi warazamutse ugera hejuru. Wolfgang arabyumva, aza yihuta aje kureba ikibaye. Icyo gihe yabonye ko Natacha Kampusch ashobora kuba yakwiyahura, atangira kujya amujyana guhaha nko muri magazi. Gusa yagendaga amwubikishije umutwe mu modoka, amubwira ko atagomba kugira umuntu n'umwe areba cyangwa se uwo agerageza gutabaza, ko nagira uwo abwira uwo muntu azarara mwishe. Icyo gihe ubwo bari muri magaze, Natacha Kampusch yavuze ko yabonye umuntu wari uri muri iyo magaze, wari ufite umutima mwiza, wamubonye agasa nk'ubikeka akabona ko atameze neza. Agerageza kumubaza ngo se nagufasha, gusa Wolfgang yahise amureba nabi cyane. Natacha Kampusch yibwira ko naramuka agerageje kugira icyo akora, uwo muntu ari burarapfuye. Kubera ko yari yarahahamutse ntacyo yakoze, icyo gihe yaratuje aguma hamwe, bahaha ibyo bahahaga basubira mu rugo. Akomeje kubika umutwe mu modoka, nta muntu n'umwe wigeze amurabuka. Ikintu gitangaje nuko ako gace Wolfgang yabagamo yarafungiranyemo uwo mwana w'umukobwa hatari kure cyane n'iwabo, hari hafi y'uwo mujyi wabo, kuko n'ubundi bose bari batuye hafi y'umujyi wa Vienne. Gusa abaturanyi be nta wigeze anabikeka. Muri rubanda yari umuntu mwiza cyane usanzwe, umutekinisiye ufasha abantu mu gihe cyose bamuhamagaye, ndetse na nyina umubyara ntabwo yari azi icyo abitse mu nzu ye. Yari azi ko afite umwana w'umuhungu mwiza ukunzwe muri sosiyete, ndetse yagaragaraga nk'umuntu ukunda gufasha abantu bakuru, umuntu witanga muri buri kimwe. Ibyo byose byaragoranaga cyane kugira ngo ube wakeka ko yakora ibintu nk'ibyo. Uko iminsi yagiye ihita, Wolfgang yakomeje kwizera neza ko Natacha Kampusch adashobora no gutekereza kuba yatoroka, bitewe n'uburyo yari yaramuhahamuye bihagije. Abona ko yamaze kumutera ubwoba kadashobora gutinyuka gutoroka. Nibwo yamujyanaga rero muri vacances yo gukora ski. Ubwo bwari ubwa mbere n'ubwa nyuma Natacha Kampusch yongeye kubona amahirwe yo kuba yagira uwatabaza, ariko yayabuze yareba, kuko nabwo bongeye gutaha Natacha Kampusch adashoboye kuba yagira icyo akora. Ku itariki 23 z'ukwezi kwa munani mu 2006, ahagana mu masaa 7 z'amanywa, nyuma y'imyaka 8 Natacha Kampusch awibiriwe irengero, yari ari muri jaride ari kumwe na Wolfgang. Wolfgang icyo gihe yari kuri telefone, gusa aspirateri yo mu modoka yari irimo irasakuza.
icyo gihe yategetse Natacha Kampusch kugenda akazimya iyo aspirateri. Natacha Kampusch ubwo yegeraga imodoka iri ngo ayizimye nibwo yabonye ko ingufuri yo hanze ishobora kuba idafunze neza. Yarahegereye nuko ibyo kuzimya aspirateri yo mu modoka arabyihorera, ahubwo aragerageza gucikira hanze kuko yabonaga neza ko umuryango utari ufunze. Natacha Kampusch ati naribwiye nti iki noneho nicyo gihe, nintabikora ubu nta kindi gihe nzongera kubona, ndetse nta nubwo nakongera kubona amahirwe nk'aya ngaya. Yarirukanse vuba vuba uko ashoboye, anyura mu mahwa yari ari muri jaride, asohokera ku muturanyi bari baturanye aho ngaho. Yamusabye ko yamufasha. Icyo gihe polisi yahise byihuse imbere y'abapolisi. Natacha Kampusch arivuga asobanura uwo ari we. Bakimara kumenya neza uwo ari we bahise bamwohereza byihuse ku biro bikuru bya polisi. Umupolisikazi wa mbere wamwakiriye mu biro bye aragira ati twaricaye turarebana turibwirana, wabonaga ananiwe, asa nk'uwera cyane, arimo aratitira cyane. Ikintu cya mbere yasabye ko yakoga kandi akanoza amenyo. Wabonaga yitaye ku isuku cyane. Kuri uwo munsi nyine polisi yahise itangira iperereza AFFAIRE Natacha Kampusch. Amadosiye barongera barayazamura. Ikintu cya mbere bakoze bagiye gusaka muri ya nzu no gushakisha ibimenyetso. Muri iyo nzu babonye ahantu Natacha Kampusch yari yarafungiwe, babona ndetse na video n'amafoto yamufataga. Gusa mw'iryo joro Wolfgang wari ugejeje ku myaka 44 akimara kumenya ko Natacha Kampusch atakibarizwa mu nzu ye yahise acika. Gusa byaje kurangira iryo joro nyine yiyahuye ku muhanda, yijugunye muri gari ya moshi ihita imwica. Byagaragajwe na za kamera zo ku mihanda. Natacha Kampusch yumvise iyo nkuru, yumva umutima umubwira kujya kureba neza uwo murambo. Yajyanywe muri morgue, yumvaga ashaka kugira icyo ajya kubwira n'umurambo we kandi akanasuzuma neza ko ari Wolfgang wapfuye. Icyo Natacha Kampusch yashaka kumubwira ni ukumubwira ngo izi nzozi mbi ngewe narazihanganiye, ariko wowe birakunaniye, uri ikigwari. Hari mu kwezi kwa 9 mu 2006, nyuma y'ibyumweru 2 Natacha Kampusch abonetse. Ntabwo yari yigeze yakavugana n'itangazamakuru, gusa yemeye gutanga ikiganiro kuri televiziyo iyo yonyine yo mu gihugu. Imbaga y'abanya-Autriche, abaremanye ndetse n'uburayi bwose n'ahantu hose bari barumvisha inkuru ya Natacha Kampusch, bari bategerezanyije amatsiko kumva uko Natacha Kampusch yasubiye mu buzima busanzwe. Gusa mu kwemera gutanga icyo kiganiro hari icyo yasabye. Yagombaga kuba ari kumwe n'umuganga we, kandi umunyamakuru ntabwo yari yemewe kumubaza ibibazo bijyanye n'uburyo yafatwaga ku ngufu. Ikiganiro cyaratangiye, umunyamakuru aramwitegereza. Ikibazo cya mbere yamubajije, yaramubwiye ati se ni gute wongeye gusura mu muryango wawe? Muri make guhura n'umuryango wawe byagenze gute? Natacha Kampusch avuga ko umuryango we icyamutangaje nibo barize kumurusha, baramuhoberaga cyane. Gusa we byari bibaye nk'ibimubangamiye kuko ntabwo yari amenyereye ubwo buzima bwo kubona abantu benshi bamushagaye baramwereka urukundo. Kuri we ntiyari azi niba ari byiza cyangwa ari bibi. Yari ari mu rubangabangabo, gusa yumvaga abohotse. Natacha Kampusch yatangiye urugamba rwo gusubira mu buzima busanzwe, gusa nyuma aza guhabwa na yanzu. Natacha Kampusch avuga ko iyi nzu atigeze yifuza ko yazaba iy'ubukerarugendo, aho buri muntu wese yazaza yifuza kureba aho umwana w'umukobwa yari yarafungiwe. Ayisura mu mezi 2, akaza akishyura amafagitire y'amazi n'umuriro n'ibindi. Ayitaho uko ashoboye kose. Avuga ko iyo nzu nubwo yayiboneyemo ibibi, ariko yahamazemo igice kinini cy'ubuzima bwe. Afite byinshi yahibukira mu bwana bwe. Niyo mpamvu iyo nzu kuri we ari agaciro kandi isobanura byinshi. Natacha Kampusch yasubiye mu masomo, arangiza segonderi ndetse anakomeza na kaminuza
muri psychology. Natacha Kampusch kandi yabaye icyamamare dore ko yazengurutse uburayi bwose kuri za televiziyo na radiyo atanga bumwe mu buhamya ku byamubayeho. Natacha Kampusch kandi yagiye anagaragara mu bikorwa byo gufasha cyane cyane mu gihugu cya Sri Lanka. Yagiye anandika n'ibitabo harimo icyo yise 10 Years of Freedom ndetse n'ibindi. Natacha Kampusch urugendo rwe rwo gusubira mu buzima busanzwe ntabwo rwamworoheye, gusa icy'ingenzi ni uko yabohotse.